Muri make ikintu cya mbere kibinshoboza no gusenga kuko buriya iyo umuntu agiye mu by'Imana nayijya mu bye. Yego nibyo urubyiruko rwinshi rwaratamye nyine ntabwo rukizi nyine Imana, abenshi bari mu irari iby'isi nyine byabatwaye umutima, ariko njyewe nyine si uko nahura nabyo, ariko buriya iyo usenga Imana nyine igufasha ibyo byose kubicamo ukabicamo neza. Byinshi nyine tubicamo bikatugora, ariko kubera ukuboko kw'Imana tukabicamo. Rimwe na rimwe nyine hari ibidushuka, ariko Imana nyine ikabidufashamo kubera amagambo yayo, ijambo ryayo, tukabirenga tugakomeza ubuzima bwo gukurikira Imana. Mana umutima wo gushima, tumenye kunyurwa mu byo waduhaye, duhora iteka tugushimira. Mu gihe twaronse dushime, dutegereze n'ibizaza, no mu gihe tutaronse dushime, kuko ubu duhishiye byinshi. Nk'uko mubizi, iyi ni Nkunda Gusenga TV, kandi nk'uko mubizi tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ahantu hatandukanye, ingeri zose, abahanzi, abantu batandukanye. Ngira ngo uyu munsi uko dutangiye murabibona ko noneho twabaye timu yagutse. Ngira ngo kuri kamera murabonaho abasore n'inkumi. Ngira ngo rero abo dutangiranye bari kutureba ntimugire amatsiko kuko mushonje muhishiwe. Ngira ngo nk'uko mubizi, njye ubagezaho ni Jado cyangwa se Jean de Dieu. Nkaba ari njye nsanzwe ubagezaho ibiganiro. Uyu munsi kuri kamera akaba hariho abatumirwa barenze umwe. Ngira ngo wenda uwo hagati we muramuzi, ntabwo ari ubwa mbere aje kuri kamera. Ngira ngo yadufasha akabanza akatwakirira n'abamugaragiye uko iburyo n'ibumoso aragaragiwe. Murakoze cyane. Ni byiza kuba nongeye kugaruka hano kuri Nkunda Gusenga TV, kuko ni televiziyo nziza nishimiye. Uyu munsi nahanze kuza njyenyine, niyo mpamvu nyine nahisemo kuzana n'abandi bavandimwe dukorana umurimo wo kuririmba. Murabizi nkora ubutumwa bwo kuririmba n'ubundi. Reka mbere ibumoso bwanjye hari umukobwa uhari, reka nawe abibwire nyine, ababwire izina rye. Yego murakoze, amazina yanjye nitwa Emilia Vialari Ihoranikuzo. Yego. Hano nyine iburyo bwanjye naho hari undi mukobwa nawe yabibwira nawe mukamumenya. Murakoze, nanjye nitwa Tuyishimire Maryse. Mu by'ukuri bano ni abaririmbyi dufatanya mu murimo nyine nkora wo kuririmba. Tuba turi kumwe ahantu hose, tuba turi kumwe, kandi nibo ndi kugira ngo njye nifashisha mu bikorwa ndi gutegura, muri projet ndi gutegura, kugira ngo tuzajye dufatanya n'indirimbo nsohora zizajye ziyibageraho zimeze neza. Murakoze. Yangira ngo Diogene uradufashije kugira ngo utwakirire abashyitsi mwazanye. Ndakeka buno ubwa mbere bageze kuri kamera za Nkunda Gusenga TV, kandi bumve ko tubashimiye, kandi hano ni mu rugo, ubutaha bagaruka hano barisanga. Ese ubundi akenshi usanga urubyiruko rwinshi muri iki gihe tugezemo, cyangwa se muri iki gihe isi igezemo, usanga abenshi bajya mu bindi bintu bitandukanye, ugasanga biyahoza ibiyobyabwenge cyangwa se ni ibirara, ugasanga bamwe nyine bakura nyine ibyangwa n'amaso y'Imana. Ese kuba mwebwe muri urubyiruko mukaba
mwaravuze muti reka dufate inzira imwe yo kugana Yezu, dukore umurimo wo kuririmba, cyangwa se rimwe na rimwe hari ababikora ari impano, abandi bakabikora ko babikunze. Ese ni ikihe kibafashisha kugira ngo mube mwakora umurimo w'Imana wo kuririmba? Kuko hanze hari abantu benshi babaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa se izindi ngeso mbi, bakora imirimo yangwa n'amaso y'Imana. Ese mwebwe ni iki cyabashoboje kugira ngo ibyo byose mubigereho? Ko hari n'udukurikiye cyangwa se uzatureba akaba wenda ari urubyiruko rugenzi rwanyu, akaba yarabuze aho yaca kugira ngo abe yagarukira Imana, bikaba ngombwa ko ari mwebwe musa nk'abamugarura, cyangwa se ibyo mwanyuzemo, cyangwa se uko ababonye akabona ko burya ko yibeshye, kuko mu Mana cyangwa se muri Yezu niho tubonera byose. Ngira ngo nimba ntibeshye neza, imyaka yanyu muri urubyiruko ndakeka muri mwe nta muntu ufite 30, ni uguhera kuri 20 kuzamura kujya kuri za 26 n'irindwi. Ese ni iki kibashoboza kugira ngo mube muri abantu nyine mutandukanye n'ab'isi? Kandi tuzi ko urubyiruko cyane rw'iki gihe usanga rwarishoye mu ngeso mbi, ariko ugasanga mwaragarukiye Imana, mukaba mukora umurimo wo kuririmba. Ngira ngo twahera ku iburyo bwanjye, harya amazina wambwiye ko witwa Emilia. Emilia, ni iki cyagushoboje kugira ngo utandukane n'ab'iki gihe, cyangwa se ube uri umuntu w'urubyiruko n'umukobwa, ukaba ushimwa n'Imana, uri umuririmbyi warihaye Imana? Ese ni iki cyabigushoboje? Murakoze. Muri make ikintu cya mbere kibinshoboza no gusenga, kuko buriya iyo umuntu agiye mu by'Imana nayo ijya mu bye. Yego nibyo urubyiruko rwinshi rwaratanye nyine, ntabwo rukizi nyine Imana. Abenshi bari mu irari, iby'isi nyine byabatwaye umutima, ariko njyewe nyine si uko nahura nabyo, ariko buriya iyo usenga Imana nyine igufasha ibyo byose kubicamo, ukabicamo neza. Rero njyewe ikintu navuga nyamukuru kibimfasha ni ugusenga. Yego. Ngira ngo na mugenzi wawe ku ruhande nawe, izina rye nimba nibuka neza yarinyibutsa, harya watubwiye ko witwa Marize. Ese wowe ku ruhande rwawe niki cyagushoboje, cyangwa se cyatumye wumva ko wagarukira Imana, cyangwa se ukaba uri umuririmbyi, ukaba ukorera Imana? Kandi tuzi ko hanze hari ibishuko byakabaye biba bitujyana, ariko kubera ko hari icyo wamenye ukaba ubu ngubu ukorera Imana. Ngo murakoze. Nanjye ikintu kibimfashamo ni ugusenga, ngakurikira ijambo ryayo. Ikindi ni uko Imana nyine yampaye impano yo kuririmba. Byinshi nyine tubicamo bikatugora, ariko kubera ukuboko kw'Imana tukabicamo. Rimwe na rimwe nyine hari ibidushuka, ariko Imana nyine ikabidufashamo kubera amagambo yayo, ijambo ryayo, tukabirenga, tugakomeza ubuzima bwo gukurikira Imana. Murakoze. Yangira ngo dukomeje ikiganiro, ngira ngo abadukurikiye ndakeka mwumvishe urubyiruko ruri imbere yacu, cyangwa se ruri imbere ya kamera, hari icyo mukuyemo, cyangwa se hari icyo mwumvishe. Ngira ngo dukomeje ku musore wacu Diogene, ngira ngo watubwiye ko ufite poroje, kandi ndakeka uyu munsi ko waje kuri kamera hari ikintu kidasanzwe udufitiye, cyangwa se gihishe nyine udufitiye. Ese wajya guza wenyine ukaza kuri kamera? Ndabizi abadukurikiye cyangwa se abatureba muri video zishize twize gukorana ikiganiro uri wenyine, none ngo bakaba babona waje, navuga ngo uri kumwe na timu, cyangwa se imbere ni ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso hose ugaragiwe. Ese niki dufitiye, niki kidasanzwe watuzaniye kuri uyu munsi, none ko waje udasanzwe?
nyine ikintu nabazaniye mu by'ukuri ubushize hari indirimbo nakoze ubushize bwa mbere, kuko ndibuka ubwo mperuka hano kuri televiziyo, iyo ndirimbo nyine nariyibabwiye, indirimbo bita tuje iwawe. Nababwiye ko hari indi proje ndi gukora, indi proje y'indirimbo yitwa duha umutima wo gusenga, wo gushima plutôt, yitwa duha umutima wo gushima. Impamvu nazanye bano bavandimwe turi kumwe nuko mwari mumenyereye ko ndirimba njyenyine, ariko yo nashyizemo n'andi majwi y'abantu bamfasha kugira ngo ubutumwa bwumvikane neza kandi n'abumva iyo ndirimbo barushaho kuryoherwa. Ni indirimbo itujemo ukuntu, ubungubu bwo ndabamenyesha ko iri hafi gusohoka, nta gihe kinini iramara. Ubu ndi kuyikorera video, ni na byiza cyane kuko ni video ya mbere ngiye gukora. Ubushize nakoraga audio yonyine, ya mbere nakoze audio yonyine, ubungubu ndi gutegura gukora video. Ubwo nta kwezi kuragera itarasohoka mutarayibona hanze. Niyo mpamvu nyine nazanye bano bavandimwe kugira ngo nabo mubabone, mutazatungurwa muri kumvamo andi majwi y'abandi bantu, wenda mukanyabona njye wahinduye ijwi ndi kuririmba nk'abakobwa. Niyo mpamvu nyine kugira ngo ibyo nkora byose njye mbibagezaho mbere mubimenye nk'abantu munkurikirana. Murakoze. yangira ngo Diogene utubwiye muri make, kubera ko kuza kuri kamera uyu munsi waje udasanzwe bitandukanye nuko usanzwe uza kuri kamera. Ngira ngo iyo ndirimbo nyuma ndibuka neza watubwiye ko ari duha umutima wo gushima, yani ko yitwa. Yangira ngo abadukurikiye ari ubwa mbere baje kuri kamera za Nkunda Gusenga TV, Diogene ni umuhanzi, ndakeka muri video ishize yarabitubwiyeho. Wowe utarayibona cyangwa se utaramubona, urumva icyambere uri mushyashya kuri kamera cyangwa se uri mushyashya kuri iyi channel, ikintu nakubwira kora subscribe kandi ukazogera kugira ngo icyo dukoze cyose kijye kikugeraho ukibona uri wa mbere. Urumva kandi kugira ngo Diogene mubonye hano ngaha twise tukubwira ko ari umuhanzi, urumva ntago warubizi kubera ko hari ibiganiro byinshi twakoranye biri hasi. Urajyayo umanuke muri video zabanje urebe ikiganiro twakoranye. Diogene ni umuhanzi udasanzwe, nimba ari ubwa mbere uje kuri kamera za Nkunda Gusenga cyangwa se ari ubwa mbere uri kutureba, Diogene ni umuhanzi ariko utari wagasohoye indirimbo, ariko murumva ko adufitiye ibintu bidasanzwe, adufitiye gahunda yuko agiye gusohora indirimbo, noneho igitangaje ifite amashusho cyangwa se muri za ndimi z'amahanga bita ngo ni video. Yangira ngo aba bakobwa ndakeka nkuko yabitubwiye mu ndirimbo, nubwo mukanya araza kuducishirizaho gake kugira ngo atwumvishe, kugira ngo tugire amatsiko yo kuzamenya se izaba imeze ite, ese video izasohoka imeze ite, ese audio kugira ngo ase nkaduha akantu gatoya kugira ngo ikintu kiza tukizi kandi twaracyiteguye. Diogene nyine yabanje gukora indirimbo, Fete yarabitubwiye muri video yabanje ko yakoze indirimbo akora audio. Urumva n'ubwa mbere agiye gukora video, niyo mpamvu agomba gutegura ibintu bidasanzwe, niyo mpamvu kuri kamera mubona adasanzwe. Kandi yababwiye ko mu ndirimbo igiye gusohoka harimo amajwi y'abakobwa, kandi murumva Diogene ni umuhungu. Yababwiye ati mutaza kumva cyangwa se mutazumva harimo ijwi ry'abakobwa cyangwa se ry'abakobwa mukumva kweza se Diogene aririmba ijwi ry'abakobwa n'iry'abahungu. Nibyo yabasobanuriye ababwira ko impamvu yagaragiwe n'aba bakobwa nabo mu majwi muzumva mu iyo ndirimbo nabo bafitemo uruhare. Ngira ngo Diogene wasa nk'uturirimbiraho gato cyangwa se mwadufasha mukaturirimbiraho gato ku ndirimbo mugasa nk'abadusogongeza. Murakoze. Kuririmba nta kibazo nkuko n'ubundi buri gihe njya mbibemerera, nkagera nyine nkagira akantu nkora, nubwo nyine ari igihe ijwi riba ritameze neza, ariko n'ubundi uko umuntu ari nyine icyambere buriya ni message. Indirimbo ni indirimbo nayikoze cyane ndebeye ko mu gushima nyine buryo ki dushima, ese mu bintu duhura nabyo ese twibuka gushima.
kuko hari igihe duhura n'ibintu bitandukanye ntidushime. Hari igihe Imana igukorera ikintu wowe icyo kintu kikakugeraho ukabona ko ari cyiza ariko ntiwibuke gushimira Imana. Mu by'ukuri hari igihe Imana igukura ahantu hatandukanye ariko ukibagirwa ko aho hantu yagukuye ari ahantu hakomeye, ukibagirwa kwishima. Mu by'ukuri hari n'igihe Imana wenda ugira ukaba uri mu bibazo runaka ariko akaba ari inzira Imana yagushyiriyeho kugira ngo irebe kwihangana kwawe, cyangwa se akaba ari inzira ari ikintu yagushyiriyeho imbere yawe kugira ngo gisukure amayira yawe. Ariko mu by'ukuri ni indirimbo nise duha umutima wo gushima kugira ngo twese tujye tubasha kwibuka ko Imana idufiteho umugambi, yaba mu bibi yaba mu byiza byose tujye dushimira Imana kuko nta kiba nta mpamvu. Wenda reka mere ku gitero, ubwo nyine ndaririmbaho igitero kimwe, ibindi muzaza kubyumva nyuma. Igitero kiravuga ngo ibyishimo by'isi biradushuka bikatwibagiza kugushimira, ubukungu dufite ku isi buradushuka nabwo bukatwibagiza kugushimira. Turasaba umutima wo gushima, umutibagirwa aho wavuye, dore nje nkwisabira, nciye bugufi nkwisabira. Mana duha umutima wo gushima, tumenye kunyurwa mu byo waduhaye, duhora iteka tugushimira. Mu gihe twaronse dushime, dutegereze n'ibizaza, no mu gihe tutaronse dushime kuko ubu duhishiye byinshi. Mu by'ukuri iyi ndirimbo nyine ni indirimbo narayikoze nyuma yo kuyikora, yaranshimishije kuko nasanze harimo ubutumwa bwiza. Namwe muzagira umwanya wo kwicara mukayumva, nyine muzagira umwanya uhagije wo kuyumva, muzayizirikaneho. Ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza bwo kumenya gushimira Imana, tugashimira nyine mu byiza tugashima, mu bibi tugashima. Mu by'ukuri nyine tujye twirengagiza iby'Imana yaduhaye, yarabiduhaye kugira ngo tuyigane, tuyishimire, tuyigane nyine tuyikorere. Ariko hari igihe iduhereza byinshi ari ubwo bikatwibagiza kuyishimira, ahubwo tujye tugerageza tuyishimire. Ndumva nta bintu byinshi navuga kuri iyi ndirimbo, gusa muzayibona. Ni igihe gitoya nyine, mushonje muhishiwe niko bajya bavuga, ariko iraje gatoya, iraje. yangira ngo Diogene nubwo waturirimbiye wasa nk'uduhaho akantu gato, ariko twumvisha ijwi ry'abantu muri kumwe, ntabwo bigeze baririmba ngo tubumve, ntabwo twumvaga ijwi ryabo. Yangira ngo nabo dushaka kubumva kugira ngo twumve, kuko n'undi mu ndirimbo tuzumvamo ijwi ryawe n'iry'abo bakobwa. Ndakeka nimba nabo nta muntu ufite ikibazo cyangwa se utameze neza baducishiriza, ntacyo wasubiramo gakeya, wasubiramo akantu hariya bakita akarofure, ndakeka na karofure. Okay, reka noneho dusubiremo akarofure dufatanyije. Kavuga ngo Mana duha umutima wo gushima, tumenye kunyurwa mu byo waduhaye, duhora iteka tugushimira. Mu gihe twaronse dushime, dutegereze n'ibizaza, no mu gihe tutaronse dushime kuko ubu duhishiye byinshi.
ngira ngo noneho abadukurikira murumva ko abadukurikiye murumva ko noneho hajemo amajwi y'abakobwa, kandi rwose ndakeka n'abadukurikiye babyumvishe ko abakobwa bazi kuririmba. Ngira ngo rero mwe mudukurikiye, mwe mudureba umunsi ku wundi, mwishyuye byinshi kuko niba ngombwa kuri sete cyangwa se aho bazacutingira indirimbo tuzaba tuhabaye. Ngira ngo nta kindi kugira ngo ubane natwe umunsi ku wundi cyangwa se udukurikire ibyo dukora, nta kindi bisaba ni ugusacinga Nkunda Gusenga TV, ukaza ugakora subscribe, like na share, ugasharinga inshuti zawe kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza kandi bugere kuri bose, kandi tugafashanya kuzamurana mu buryo bwa gikristo cyangwa se mu buryo bwo kuba umuntu afite ahantu yavuye n'aho ageze mu by'Imana. Ngira ngo ibiganiro nakagaruka ubutaha tsongera tubazana undi mutumirwa. Ngira ngo uramutse kandi ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se kucyo wadufasha mu byo dukora, ushobora kubona ibyo dukora hari ibyo tudakora neza, akaba ati biriya bintu nababwira gutya kugira ngo hagire icyo bakosora, cyangwa se uvuze ati biriya bintu bakora ni byiza, ukatubwira ati wow, ibintu mukora ni byiza, mukomerezaho, biradufasha. Uratubwira ati ibingibi bikadufasha gukora cyane kugira ngo tugere aho tugera n'aho tuva. Ngira ngo warudukurikiye turagushimiye kubana natwe. Ngira ngo nakagaruka naho ubutaha Nkunda Gusengera hari ku bwanyu, kuri mwe mwese aho muri hose, mwaba muri mu Rwanda, hanze y'igihugu, i Burayi, ngira ngo irahari ku bwanyu. Ngira ngo Diogene na timu ngari mwazanye turabashimiye kwitabira ubutumirwa kuri Nkunda Gusenga TV. Murakoze cyane. Ngira ngo ubwo tuzabonana ubutaha, ubwo indirimbo muzaba mwayisoye cyangwa se kuri sete cyangwa se aho muzayikorera. Ngira ngo nawe turagushimiye kwitabira kuba wemeye kuzana na Diogene kuri kamera za Nkunda Gusenga TV. Yego, murakoze. Nawe ngira ngo turagushimiye nka mugenzi wawe kuba ari ubwa mbere mwaje, kandi nagira ngo mbabwire umuhate mufite si ubusa ku Mana, kandi iyo ukora ubona ibihembo, uragororerwa. Ni ukuri gukorera Imana ntako bisa kandi nta gihombo kirimo. Ngira ngo nahadusoreje, ubutaha muzongere mudukurikire, turabakunda kandi bibutsa ko ibyo dukora nta bandi tubikora, ari mwebwe tubikorera. Muramutse mudahari ntago twabikora, nimwe tubikorera. Nakagaruka, turabakunda, tuzabonana mu biganiro bitaha. Imana ibahe umugisha.